buno bumuga bwaje mbaza guca imbyaro ntakibyara. Umukecuru ararwara arakomeza araremba kugeza aho atabasha kwihagurutsa. Nk'ubu ngubu nimba ndi nk'imuhira aratuma umwana ati genda umubwira aza ambyutse, nkamubyutse. Nimba nanjye mbonye imvura iturutse hariya nzi ko twamushyize hanze, ndaza niruka ngashaka ko tumuturana tukamujyana mu nzu. Impanuro TV. Ndabasuje mwese aho muri agiye atandukanye, mbahaye ikaze ku biganiro by'Impanuro TV bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Uyu munsi twagiye gusura ahantu hitwa Nyanza, ni mudugudu wa Nyanza, ni mu karere ka Huye. Utagira ngo ni Nyanza ahandi ngo bavu kana hano hirya cyane gato, naho ntabwo ari kure y'ahantu turi. Byabanye ngombwa dusura bano bantu kugira ngo turebe bayo gute na mu midugudu ya Farge, ni mu murenge wa Huye muri rusange, ni mu karere ka Huye, nahantu hitaruye, nahantu ari ubuzima bugenda muri rusange bugenda. Byabanye ngombwa twasura kubera ko tugenda turebe ubuzima bw'abantu bantu babayeho gute, se abantu banga amakuru yabo biba bimeze bite muri rusange, kugira ngo twumve gahunda zimeze gute. Mugaba makuru meze neza biragenda. Njyewe ugiye gufata mituweli nayijyanye. Mama makuru meza. Hano turi bahita gute? Bahita mu mudugudu wa Nyanza. Mudugudu wa Nyanza. Inyanza se ya yindi Nyanza tuzi cyangwa nuko yitwa Nyanza gusa? Uko yitwa Nyanza gusa kuva na kera. Hano mu mudugudu wa Nyanza mu kagari ku murenge wa Huye mu kagari ka Rukira. Muratembereye rero? Turatembereye ubu ngubu. Veni muracyayirya? Turayirya. Hano se ubuzima bumeze bute? Ubuzima buraho bumeze neza nta kibazo. Turashimira umubyeyi Paul Kagame, tujya adusuhuza natwe tukamusuhuza, akaduhagira inka tukanywa amata. Bumeze neza? Tumeze neza rwose nta kibazo. Se ino midugudu imaze igihe kingana gute? Iyi midugudu imaze igihe kirekire nk'imyaka 20 bayubatse. Ndabona nakabura kamaze iminsi kagwa. Ibijumba se nta byeze ngo tujye gusangira mu rugo? Ibijumba birahari. Ibijumba birahari n'ibishyimbo birahari bireze. Ibigori turarya, amata turanywa, nta kibazo gihari. Ndabona n'ibigori ari sawa, imisozi ndabona rwose ibintu bimeze neza. Nose nagira twatubasuye ngo turebe ngo mubayeho gutese, tunyura hano hakurya ndabona aho ngaho. Tugira ngo tubasure turebe se imibereho ya Nyanga bimeze gute muri rusange, se abantu abashesha kanguhe, abatoye urubyiruko, ingeri zose abantu bahanga imibereho imeze gute? Ingeri zaho zose zimeze neza. Abakecuru bashesha kanguhe baraduha VUP tugakora, abana bakajya kwiga, rwose nta kibazo gihari. Nta barwayi, nta bintu biri amahoro? Ibintu biri amahoro, ariko hari abarwayi nk'abakecuru batishoboye batakibasha nko guhaguruka. Kubera gusaza se cyangwa kubera ubusaze n'ubukecuru? Kubera ubusaze n'ubukecuru nyine. Nta zindi ngeri se abadumva nemera imidugudu ya Farge n'abafite ubumuga yenda bw'igihe kirekire, n'abafite se n'ubwa vuba, bimeze bite kuri iyo ngeri zose? Kuri iyo ngeri zose rero abafite ubumuga bwa Farge barabavura, Farge ikabakira ikabaha ishakira impapuro bakajya nko kwa muganga bakivuza. Abandi rero nabo bafite ubumuga buvurwa budakira, nabo bakecuru nyine batakibasha guhaguruka ngo babone intege zijya nko kwivuza ngo bigeze ku baganga, kubera ko nta babareba n'ubuyobozi mbona bwino butabareba neza. Hari abafite ubumuga cyane abayobozi batitaho? Barahari. Nk'abandi rero nk'umukecuru uri hariya tubona duturanye. Witwa ndetse kandi? Witwa Mukantezi Kansirida. Kansirida? Yamugaye atetse bimeze bite? Yamugaye yararwaye arivuza, ariko ubu byaranze. Sawa rero ngaho bihageze. Tudibaye. Ngo bimeze bite aho ngaho? Uwo mukecuru arivuza. Yarivujije biranga, none umukecuru yihereye mu nzu, yibereye mu nzu we, nta kundi twabona tubigenza. Nta baturage nkatwe abakecuru tukagenda tukamwegera tukamusuganya. Nk'ubu tujya kumusura se twamubona?
mwazamubona rwose arahari. Tubaze nuno ni umukobwa wawe se cyangwa n'umuturanyi nawe? Uyu nguyu ni umwana wanjye. Reka da kuri inkumi reka nawe tumuganirize twumve amakuru ni meza. Turi kuvugana nande ubu ngubu ura muri kuvugana na Mukamana Claudine. Claudine rero ndabona vizo veni wowe igufashe neza kuruta abandi cyane. Nese uwo mukecuru mama yari arimo aratubwira ngo bimeze bitari kintu muziho. Uwo mukecuru rero umukecuru yaheze mu nzu ahubwo abonye ubushobozi nyine yamwamukorera ubuvugizi akavurwa agakira rwose kuko nta kuntu ameze. Yaheze mu nzu amaze kingana gute? Amaze imyaka 5 ari mu nzu nta mibereho afite na bushobozi afite bwo kujya kwivuza. Nese nk'ubu tugiye kumureba twamubona? Mwahamubona kuko ntabasha guhaguruka nta hantu ajya no barinda kumuterura mwahamusanga. Reka tugereyo turebe icyo twakora tumusure tumenye se umukecuru abayeho gute. Ndumva nta kibazo hari butwakire se? Arabakira se yabasha guhaguruka. Kwanza reka tunajyane mama ngwino tujyane ubwo muri mu kigero kimwe yenda urabasha no kumutuganiriza twumve ko yaduha ikiganiro tukagana twumva ubuzima bwe bumeze. Yego murakoze cyane. Nongeye kubera ikaze abakurikiye Impanuro TV aho muri hose agiye atandukanye ndabashimiye ko mukomeje kubana natwe kandi nishimire udukurikiranye. Shimire by'umwihariko wakoze subscribe n'ibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore kandi tukomeze kugenda tujyana. Ubu munsi rero byabaye ngombwa ko dusura abantu batuye mu mudugudu wa Nyanza tugeze ahantu hamwe hatuye umukecuru ngira ngo tuje tuganire mu kanya kugira ngo mwumve ikibazo cye uko giteye. Ni ikibazo cyihariye ku burwayi budasanzwe amaranye imyaka 5 atabasha guhaguruka mu nzu ntacyo na kimwe yabasha kwikura kandi yarahoze ari umuntu ukomeye. Biba ngombwa rero ko tuhageze dushaka bamwe mu bantu basobanukiwe n'imibereho ye bamuzi kuko we kugira ngo avuge ntabwo biba byoroshye kugira ngo ijwi risohoke, ariko byabaye ngombwa ko twegereza uyu muvandimwe urahanga kugira ngo ne tuganire. Nagira ngo rero niba udukurikiranye muri kano kanya ukurikirane kino kiganiro kandi ubashe kugira ikintu wakoraho haba mu bitekerezo uri bugeze kudusangiza haba no mu nama runaka wabagira ku by'ubuzima ndetse nawe kawadusangiza igitekerezo ko tuzagenda dukora ibiganiro. Mbibutse ko niba hari ubuhamya ufite, hari amakuru yihariye ufite ndetse hari n'ubundi buzima runaka ushaka kudusangiza udukurikiranye waduhamagara kuri nimero zacu ziba ziri aho ngaho cyangwa se ukatwandikira mu buryo bwa comment kugira ngo dukomeze kugenda dusangira ayo makuru kandi tubashe kugenda dufatikanya muri gahunda za buri munsi. Biba ngombwa ko njye kwakira uyu mubyeyi kugira ngo atuganirize kugira ngo twumve neza se bimeze bite mu makuru yose arambuye, kubera ko we ntabwo ashobora kuba yakwivugira, ariko ngira ngo nitwemeza kuganira araza kugenda adusobanurira neza uko bimeze nta kibazo kirimo, kandi mukomeze kubana natwe. Yaza kuza kubona ubushobozi guhora ngenda buri munsi. Urabona kugenda ni moto nagendaga nta mafaranga rero mfite ntayo nari mfite. Urabona tuvuge yenda kugira ngo byumvikane neza, ubundi ufite umugabo uramufite cyangwa n'umwana wenyine gusa mu bana wawe? Nta mugabo mfite, umugabo yapfuye. Ni umwana umwe mfite wenyine niwe nsigaye, ariko umugabo yapfuye. Wavukiye hano? Oya. Wavukiye he? Navukiye Maraba. Mu karere ka Huye? Oya, ni mu karere ka ntabwo ari akarere ka Huye. Buno ubumuga se mu bwana bwawe ntabwo wigeze uhura n'ikibazo na runaka byaje gutyo gusa? Ntabwo nari mfite. Bwaje se bwizanye cyangwa wabanje nko kurwaramo gato bugenda bukura? Bwarizanye. Nta kintu narwaye. Buno bumuga bwaje maze guca imbyaro ntakibyara, ariko nkomeye nta kibazo mfite niho bwacu. None se ubu ngubu tuvuge ubu ubona yenda uramutse ubonye nk'ubuvuzi wakira? Mbonye nk'ubuvuzi ndakira. Hano se abayobozi
barabajya bagusura barababakoreza bagwa yatenda tube twagufasha yenda urebe ko wakwivuza bimeze bite hari abantu bize bagufasha mu nzego z'ubuyobozi zitandukanye muri kano gace abantu basura tetse idini nagiye gusengera na abakuru b'imidugudu na konsoro naho ndigeze mbona ntose urabona biragenda gute ubu ikintu ukeneye ubona kurusha ibindi n'iki mubyeyi ikintu ukeneye kuruta ibindi n'iki no kumbuza nkavurwa ngakira ubu ugira imirima yo guhingamo zakasiminga ntabwo abishobora nyine hari imirimo ugenda kurya tuvuge nk'umwana wawe akaba yayihinga nta mirima dufite iyi mirima ni iya kuroka nta yindi dufite hano hantu se muba ni ho mwubakiwe bimeze biti naho twubakiwe ni leta niyo yatwubakiye mwari muturutse hehe twari tuvuye isovu hano se ubu ngubu yenda icyo kurya murakibona twe kwenda mu byo kurya ari ikibazo nk'ubu ngubu ubasha kubona ifunguro icyo kurya keretse umwana iyo ahembwe nk'amafaranga nk'icyo gihumbi bakakimuha ubundi rero akajya nka 50 akayizana imuhira n'iki kintu turya nta kindi turya nase twaba tudahinga tukarya iki reba yacikije amashuri reba ya munyeshuri acikije amashuri muri iki gihe muri mwaka aba yiga kaminuza none rero yabuze ubushobozi bumujyana muri kaminuza aricara hasi abona icyo kiraka ntacyo ngira ngo twumve aha ngaha nkawe yenda nk'uyu munsi hari ibyo ubona yenda uba ukeneye se urabona nk'isuku nk'iki ubasha kuyikorerwa gute bimeze bite ese hano ho wabasha kuyikura aha simbikura ndagomba umwana naza nawuhahura na isoko abapandimwe baraza bakakura nk'uwahagize akabona ni hafi cyangwa se umuhungu akabyuka nijoro akakubura akagenda amaze kwakubura abaturanyi nabo iyo aho nk'uce yigendagendera akabona ni hafi azana imyeyo akaza akakubura nta bundi buryo nta wundi aho ko tugana n'umubyeyi uri aha ngaha umuturanyi we kugira ngo twumve se mu by'ukuri uyu mubyeyi bimeze bite kugira ngo adusobanurire neza ku kibazo cye kuko ijwi rye ntabwo ribasha kumvikana bitewe n'uko yatubwiye ko hari akabyimba arwaye ku muhogo kugira ngo yabyivugiye abisobanura kugira no mu mama rero kugira ngo adusobanurire neza kuko ubu ari umuturanyi bamaranye igihe ashobora kuba amuziho byinshi cyane kugira ngo twumve neza se uyu mubyeyi ubumuga bwe bumeze bite se ikibazo afite n'ikihe se icyo akeneye n'iki kugira ngo turebe niba aricyo twafatikanya tugakora mu ngeri zigiye zitandukanye aho waba uri hose waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda ndetse aho waba uri hose nizere ko hari ikintu ushobora kuba wakora yenda tukareba ko uyu mubyeyi buno buzima arimo bukaba bwahinduka amakuru yanjye ni meza yitwa Mukantagara Mariya uyu mukecuru twaturanye kuva twagera muri ino midugudu ndibuka umwaka twagereyemo hano uretse ko ubu tuhamaze imyaka 20 ntishize irashize 20 niho twageze hano ubwo rero uyu mukecuru twaraje ari muzima ahinga twaba twabonye nk'ikiraka tukagenda tukagikora ari muzima nta kibazo afite nyuma yaho rero niho yaje gufatwa n'iyi ndwara ararwara araremba umuntu arabanza ajya kwa muganga akibasha kugenda yaciye inshuro y'ifaranga arivuza bakamufata amaraso bakabura indwara umukecuru ararwara arakomeza araremba
kugeza aho atabasha kwihagurutsa. nk'ubu ngubu nimba ndi nk'imuhira aratuma umwana ati genda umubwira aza ambyutse, nkamubyutse. nimba nanjye mbonye imvura iturutse hariya nzi ko twamushyize hanze, ndaza niruka ngashaka uwo tumuturana tukamujyana mu nzu. nk'uko ahangaha ari ni ukumuhindukiza, ntiyihindukiza. reka da, ntabwo ni uku gusa, ntabwo yihindukiza. nimba aryamye nk'uko, nimba ashaka kugira ngo yeguke yenda yegamira tumukurure yigire nk'aha yegamira inzu, ni ukugomba kwegura ibitugu, tukabyegura. twamara kubyegura tugafatanya tugaterura tukegeka nk'aha haruguru akegama. nuko uwo mukecuru yafashwe, ubu nta kunyeganyega, nta kugira gute, nta kintu kimutunze. ni uwo mwana we wigaga arangije amashuri abuze uburyo bujya muri kaminuza. umwana yabona ikiraka cy'ubuyede nk'aha abafundi bubaka, akagenda nk'icyo gihumbi akagikorera, akaza kagura umufungo w'ibijumba, kagura se ikiro cy'ibishyimbo gutyo. nuko uyu mukecuru abayeho, nkugira akamurushije akamuha. yaba nawe ntako ufite akihamiraho nawe ukihamiraho, ntako yibereyeho nta kundi. ese buno burwayi bwe muri rusange bwaje ryari nyirizina? ese bwaje gute? ese ajya gufatwa yenda ntiyararwayeho mbere, bimeze bite? ntabwo yigeze arwara ngo burembe cyane. kurwara yafatwa yararwaye. arwaye turavuga ni umuntu urwaye, iyi indwara izakira. umwana akoresha uko ashoboye kose, avarinda niyo ava ku ishuri araza yicara aha, abona natwe dukora aha, akabona nta buryo natwe dufite tumwicaraho. umwana arindi yava ku ishuri araza amwicara iruhande, umwana akajya amujyana kumuvuza kugeza aho umubyeyi aremba neza ntahaguruke. tuvuge ibibazo ubona bikomeye cyane afite n'ibihe, ku buryo tuvuge ati se niba urumva yenda n'icyo cyamufasha cyangwa nk'inama yamugira ku by'ubuzima, twumve se ikibazo cye nyirizina usibye buno bumuganiye. ikindi kibazo afite gikomeye ni iki? ikindi kibazo mbona afite gikomeye, reba nk'ubu ngubu nk'aba bandi bejeje udushyimbo, nta dushyimbo afite mu nzu, nta akarima k'utujumba uretse ako kabimba umuntu aba yarakubise iruhande rw'urugo, nta kindi kintu afite mu nzu cyamutunga ngo abeho. nk'ubwo kereka yenda nk'uwaba ari nk'umugira neza akavuga ati namushyira nk'ifunguro ryo gufungura, nicyo nduzi cyamufasha. cyangwa se ndakavuga ati uyu muntu nabona ukuntu namuhagurutsa yenda nkajya kumusuzumisha nko mu bavuzi, mu baganga bakamusuzuma bakaturebera yenda ko yakira. imbere na mbere yarivuje rwose pe, amavuriro yajyamo anigenza. aha ananiwe guhaguruka niho yabuze ubuvuzi. ubuyobozi bw'ino ntibwavuga buti umuntu ararwaye, hinga duhaguruke dushake n'abahetsi bamuheke tumugeze kwa muganga. reka n'ibyo ashaka kugira haruguru, ashaka kwegama. ntabwo urahagera. ongera mbazanye neza. dore nuko nta kundi, nuko nta kundi, nuko uyu mubyeyi abayeho nta kundi. nuko umuba hafi ukajya umusunika nk'uko akegama akareba ko yaruhuka. ubundi afatwa byibura yaranajyaga anahaguruka agahagarara nk'aho ku rugi, agahagarara kugira ngo wumve ko umugongo uruhuka. ubuho ntagihagarara. agifatwa yafataga n'akabando akagendagenda nk'aha gutya, ariko ubu ntakafata, ntahaguruka, ntahagarara, nta handi. ese mbere yuko arwara yenda mbere yari afite imbaraga zo kuba yakora, abonaga ari umuntu ufite imbaraga zo gukora, cyangwa abonaga yenda nta ntege? yarabaye mu buzima bumeze gute mbere yuko arwara icyo gihe? yari akomeye, afite intege agenda
rwose ari umuntu ugenda pe, yari akomeye afite intege, agenda ahinga nta kibazo, akatisha agahingira nk'amafaranga, akaba yajya kwatisha nk'umurima hano hakurya ikabuga, akagenda akawuhinga ibishyimbo bikera agasarura akabizana. Ariko ubu urabona uko bimeze. Ni umuntu rwose wigeze kugira ubuzima bw'imibereho. Kuva jenoside yaba yari umuntu ugenda, yakomeye rwose, hari n'umuntu munini. Uyu yari umuntu munini kasirida, afite amabere agerera hariya, afite amatako, afite ibibuno bigerera hariya. Kasirida yari umuntu munini. None reba ukuntu ameze, nta kigenda, nta nyeganyega, ntagira ati. Ubu wamubona ameze gutya wavuga uti ntiyigeze agenda, ariko yaragendaga rwose, agafata ijerekani akajya aha hepfo mu kabande akazana amazi. Tukajya aha hakurya muri iri shyamba ubona, tukajya gutorayo inkwi tukazizana tukazitora aha tukazicana turi kumwe nawe, afite imbaraga agenda. Yari umuntu ukomeye rwose, ufite imbaraga. Umwana we akajya ku ishuri akavuga ati umwana wanjye agiye ku ishuri, nta mafaranga afite yenda yo kumugurira amakaye, akajya mu kiraka akagikora, akagurira umwana amakaye, akajya ku ishuri akajya kwiga. Mukanya wagize gutyo wakomoje ku bayobozi. Ese abayobozi muri rusange ahangaha ubufasha bamuhaye n'ubu, usibye kuvuga ati yenda nuko umusura biraba bisanze, ubufasha kuvugize bamukoreye kugira ngo yenda ture ko yavuga nko hejuru, hari ubwo bugize bukorwa biranga, bimeze bite? Nta bufasha, nta numwe, nta wigeze rwose aho uyu mubyeyi ubufasha. Nta numwe. Inzego z'ubuzanga zose mwarazegere cyangwa ntazo mugize mwegere? Dore n'ubu n'abakuru b'imidugudu turaturanya, batuye aha hepfo yacu, baratuzi rwose. Ariko ntiyavuga ati nshaka ubufasha bwafasha uyu mubyeyi. Reka da, ni ukwizizira. Cyangwa se nimba ugize ngo uramutakambiye ngo afite umuhungu, si uwo mwana uzaca inshuro yo kurya yashobora na nyina uyu nguyu koko? Byakora ari ingorane. Use kwirirwa mwicaye iruhande, nanone nawe ntari bubone icyarya, ntari bubone ka gasabune ari bukarabe, nta shinge nta rugero. Ubwo so umwana we yakwirirwa mwicaye iruhande? Ubwo no kureba kujya gutakira utakumva, no gufungiramo akicecekera akinumira, agatuza. Ko n'ubuyobozi uretse abakirisitu baza bakamuha isengesho, nta kindi uretse isengesho. Gusa mu cyiciro cy'kangahe cy'ubudehe? Si icya mbere ra? Ni yari mu cyiciro cya mbere. Ubuse ntiyashaka kujya kwa muganga, tuvuge n'urugero nk'ubu ngubu wakeneye kujya kwa muganga kugira ngo hagere biramworohera, ko mbona ari nubwo bikari ikibazo. Ubagira akagare se ko kugenda hamwe yenda tuvuge ngo wamutwaramo, hari ikintu gifasha kugenda? Umva rwose tuvugisha ukuri ntitubeshye, hari umugiraneza wamuhaye akagare, niko tumutwaramo. Ubu ngubu kugira ngo agere gutyo niko kongera ntacyo? Ni uguterura tukamushyiramo, umuntu akagenda agafashe akamugarura. Ese isuku ye nk'ubu ngubu nk'umurwayi iroroha koko? Yenda tuvuge isuku ye rero nk'ubu ngubu, nk'umwana yaje nta mubyeyi uratunguka hano nanjye komba nirukanka hirya no hino nshakisha nanjye imibereho, utanze undi hano kano kenda aragafura, ahangaha akashyira utuzi akahakoropa, nuko nta kundi tukamukorera nk'agasuku ku mubiri gutyo. Utanze undi nuko bwakomeza kugenda. N'uwo mwana kandi yaje nawe nyine ugasanga yabikoze, yakoze ako gasuku yakamukoreye. Nkawe ureba ukurikije urwo rwego ko arwaye, urabona ari umuntu wavurwa agakira cyangwa urabona byararenze kuba yavurwa? Njye mbona imyaka amaze, ndumva hafi nk'imyaka 5 arayimaze kandi adahaguruka. Mbere afatwa yarivuje pe, ariko yivujije byaze kwanga n'imiti rwose akayinywera ubusa,
kugeza hadahaguruka afata inkoni ukabona aratitimira gutya yafata ikintu agatitimira ubwo ngubwo kugeza aho bimurenga rero bigera ahangaha urabona vuba yashobora kuba yakira muri rusange ubu yenda muri rusange wamukoreshereza ubushobozi yenda akamuvuza yenda yahaguruka urabona yahaguruka agakira ubuzima bukaba bwahinduka ubu yakira yenda bukaba bwahinduka kugira ngo yenda dusa nkaho tugana ku musozo ko na gahunda zanyu zikomeze turabizi hano mu cyaro umuntu we ari ugushakisha nta muntu ujya guhaha ari kwirukanka hatandukanye nagira ngo ugire se nk'ubutumwa yenda wagenera nk'abantu badukurikiranye cyangwa se nk'ijambo rikuri ku mutima bitewe na nabone urwego n'umubyeyi cyangwa se n'ubuzima muri rusange mubonamo ni ubuhe ubuzima mubonamwo nk'uko ubuyobozi bwa hano butatwumva twebwe abaturage tukaba twarakoze ugushoboka kwacu bikaba bimaze kutuyobera twashaka nk'umuntu wadufasha akadufashirija nk'uyu mukecuru rwose akadutabara natwe akatuba hafi tukareba ukuntu twamurwanaho akabona nk'icyarya cyangwa se n'agakoma akaba yakabona akaba yakanywa kuko twebwe ubufasha bwacu natwe bumaze kuba bukeya twacogoye kandi ubuyobozi bwa hano turatakamba izi nzego z'ibanze nta kintu ziriho zitumarira nta na gitoya nta bufasha turuzi baduha turatakamba bikanga ntawe utureba rwose icyo dukeneye twakenera nk'umuntu w'umufasha wadufashiriza nk'uyu mukecuru tukareba ukuntu yabaho akabona nk'agakoma wagira akanusu k'isukari se akaba yamufasha akamuha wagira nk'agaceri k'10 cyangwa ka 20 akaba yakamuha tugashakisha ukuntu yabaho nubwo bufasha twakumva twifuza yuko nk'abo tuvugana batwumva hagira uwagira icyo atumarira akaba yadufasha namwe murakoze kutwumva nimba hari abatwumva dukorera ugushoboka kwanyu mukareba ukuntu mwatugeraho nk'uyu mubyeyi akareba ukuntu yabona nk'uko imibereho yahinduka mu buzima bwe murakoze kutwumva uyu mubyeyi nta telefone agira nta telefone agira cyabikora jewe nk'uko twicaye hano turiho tuvugana jewe agatelefone ndagafite naciye inshuro ndakagura nagira ngo dushimire abantu rero turi kumwe muri kano kanya nshimire buri umwe wese warudukurikiranye ariko nsabe by'umwihariko nkanjye wageze nk'ahangaha ngira no ku mashari abari kubasha kureba icyo barimo barareba nagira ngo mbibutse ko uyu mubyeyi utuye hano mu mudugudu ya Nyanza ni mu murenge wa Huye ni mu karere ka Huye abashije kuvurwa mu by'ukuri yakira nkuko njye ndi kureba n'amaso uburwayi bwe ntabwo burarengerana cyane nubwo amaze igihe kinini cyane atabyuka ateguka ariko ikigaragara cyo nuko uburwayi bwe hari icyo bwakorwa bukaba bwakira nagira ngo ntange nimero za telefone z'umwe mu bantu mu baturanyi be umuhora hafi wabasha kuba wahamagara niba ari cyo wenda wamusangiza nk'ubutumwa cyangwa se ari nk'icyo wamutuma yenda kugira ngo asure umubyeyi cyangwa ari imfashanyo haba ari inama haba ari ubujyanama runaka ushaka kumugezaho ukaba bwamugezaho yitwa Claudine nimero ni 0783 093074 cyangwa se 0786 100 iyi ngiyi ni impanuro TV nyene yari paswe kwizera ushobora guhamagara izo nimero za telefone mukaba mwasangira na bano bantu ibitekerezo bigiye bitandukanye ku burwayi bw'uno mubyeyi wamuye icyo kurya ariko icy'ingenzi cyakeneye si ibyo kurya kuko nawe yashobora kubikorera aramutse ari muzima icyo akeneye n'amagara mazima no kuba yahagarara kongera akagenda kandi byakunda nkuko bigaragara ndabashimiye muri hose agiye atandukanye mbashimiye ko ari cyo mugiye gukora kandi mbashimiye ko mukomeje kubana natwe kandi muzakomeza kugumana natwe iminsi yose igiye itandukanye salam shalom Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.